dukomeje kubaramutsa mwebwe mwese mukurikiye aya materaniro Uwiteka abahire. Reka rero aho muri mwubaha Imana dusenge tudatinze. Amazina ndi mwene so Ntakirutimana Emmanuel, ngaho dusenge twige. Urakoze Muremyi wacu, uduhaye imigisha y'uburyo bwose kuko twarinzwe, uhabwa icyubahiro. Dutije n'uburenganzira muri uyu mwanya ngo twige ijambo ryawe kuko ari ryo ridutunze tubonamo ubugingo. Bana natwe kandi utwigishe, he kuba kunanira muri twe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganirira hamwe mu nsanganyamatsiko iri kutubwira ngo kubana amahoro. Iyi nsanganyamatsiko ntabwo turayiga mu rwego rw'ubuhanga nko kuyiga mu rwego rwo kwikenera mu buzima bwacu. Ni inshingano ya buri wese Imana yaremye kubana amahoro n'abandi. Ibyo muzabisoma mu Baroma igice ni cya 12 umurongo wa 17 ndetse n'uwa 18. Ahanditse ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Si uyu murongo gusa, ahubwo abantu b'ibihe byose babayeho bumvira Imana bari bafite inshingano. Abaheburayo 12 umurongo wa 14 haranditse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Dusubiye kuri wa murongo twasomye mu Baroma 18 haranditse ngo niba bishoboka murwanye uruhande, mbana amahoro n'abantu bose. Rero weho nyumva nje nawe tubifite nk'inshingano kwaho tunyuze, aho dukorera, abo tuvukana, abo tubyara n'abatubyaye, dufite inshingano yo kubana nabo amahoro. Kandi uko kubana nabo amahoro ntabwo ari ibintu byizana, ntiwakozaho ngo bicemo, oya, ahubwo umwanzi Satani ahora ashaka impamvu zose zatuma abantu badahuza, akabashwanisha, akabateranya. Akaba ariyo mpamvu rero kubana amahoro biraharanirwa, kubana amahoro birarushya, kubana amahoro biravuna. Buri wese abigeraho hari icyo yakoze, ntabwo ari ibintu byizana. Mu Bafilipi 4 umurongo wa 5 ibi Pawulo yabisubiyemo kenshi. Aravuga ngo Abafilipi 4 umurongo wa 5 ahanditswe ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ibi dufite nk'inshingano ko buri wese uri ku isi agomba kubana n'abantu bose amahoro. Noneho muri iyi minsi Satani umwanzi w'ibyiza yateje abantu kuvurungana, kandi nk'uko byanditse muri Matayo 24 umurongo wa 12 ngo kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ubuhanuzi bwarasohoye, kandi gukonja k'urukundo guheraho kutari gukwiye guhera. Abavandimwe basengana nyine abo barwigeze bigeze urwo rukundo nibo barebanye nabi. Umugabo n'umugore bashyingiranywe bakundanye, harabaye ibihe byiza byo kurambagizanya no gukundana, ubu niho babanye nabi. Umwana n'umubyeyi bitari bikwiye ngo bashwane n'akangana urwara, buri wese yibutse ibyiza mugenzi we yamugiriye, ubwo cyane ndavuga umwana n'umubyeyi we, kuko kugeza ubu umwana mukuru w'umusore abaze agashyira mu gaciro, akagena agaciro k'urukundo nyina na se bamukunze, amajoro bamurariye, nta mpamvu iba mu buzima yatuma banga, keretse Satani uba yabiteye. Ubu habayeho kuvurungana
ndetse uko kuvurungana kw'abavandimwe Bibiliya hari icyo ibivugaho. Bibiliya hari icyo ibivugaho, ni Imigani 18:19 ahanditse ngo umuntu ubabajwe n'uwo bava indimwe kumugorora biraruhije biruta guhindura umurwa ukomeye, kandi intonganya zabo zimeze nk'ibyuma byugariye ibihome. Ni ukuvuga ngo bene abo bava indimwe niba usanga rwose iyo bashwanye biba bikomeye, Satani akabateza kutibuka ko uwo bashwanye nibura mu buzima hari ikindi yigeze amumarira, nibura ngo yibuke ko nubwo bashwanye uwo munsi ariko ejo n'ejo bundi azamukenera. Ibyo Satani akabibahisha. Ubu mu miryango myinshi abantu barebanye nabi, baranganye, sinakubwira. Muri Zaburi 5:13 Dawidi yaravuze ngo si umwanzi wanjye wantutse, mba narabashije kwihangana, cyangwa wanyangaga si we wanyirase hejuru, mba naramwihishe, ahubwo ni wowe, uwo duhanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara. Hari Satani ituma umuntu mukoma ubumwe, nyine uwo mwari mukwiye gukundana, uwari ukwiye kukuruhira nawe ukamuruhira. Hari imbaraga mbi ituma iyo aguhemukiye gato kagirwa umusozi kuruta ibinini bikomeye wahemukirwa n'uwo mutigeze mugira ubumwe. Niyo mpamvu rero bavuze ngo ubabajwe n'uwo bava indimwe kumugorora biraruhije, ngo icyoroshye no guhindura umugwa ugoswe n'ibihome. Bana b'Imana, rero nubwo bimeze bityo, tubifite nk'inshingano kubana n'abantu bose amahoro, ariko cyane cyane duhanganye n'ubuhanuzi bubi bwanditse muri Timoteyo 2:3 ahavuga ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Haranditse ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo. Nsomye byinshi, ngambiriye amagambo abiri, batumvira ababyeyi babo, irindi badakunda n'ababo. Ubu niko bimeze. Ubuhanuzi bubi bwarasohoye mu miryango, muri sosiyete, hirya no hino. Abantu barakaranye ni abavandimwe, bazaba badakunda ababo. Ubwo weho unyumva, umugambi w'iki cyigisho ni ukugira ngo nawe uhungire ubyibaze. Ni ukubera iki? Nubwo wawe yaba yagize igihemu, nubwo wawe haba hari ibyo atujuje mu byo yasabwaga kugukorera, nubwo wawe haba hari ibyamucitse cyangwa akibagirwa, ni igiki gituma imbaraga mbi ikuzamo ukibagirwa ko ari umugore wawe mumaranye imyaka 20 ateka ukarya atarashyiramo uburozi? Ukibagirwa ko mubyaranye, mubyiruye, abo bana witirigura papa na kuri mama naka ari umusaruro wakomotse mu kubanye nawe? Ukibagirwa ko mufite urugo rwanyu, nawe ugiramo ijambo, ugacumbikira abashyitsi, ukahabana ubufasha n'ibyo ushaka mu bavandimwe n'inshuti, utagotse, utavunitse. Mbese ni iki gituma akantu gatoya munyuranijeho gahita kasenya kagahombora ibindi byose wishimira? Ni ubuhanuzi bubi babugusohoreyeho buvuga ko mu minsi imperuka bazaba badakunda n'ababo. Noneho erega no mu biranga umuntu w'Imana ngo usenga by'ukuri, wa wundi ngo uhamagara ijwi rye rigahita ryumvikana mu ijuru. Ni Yesaya 58 ahavuga ibijyanye no kwiyiriza ubusa. Imana yaravuze ngo mu murongo wa 7 ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe,
wabona wambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Buriya tubifite nk'inshingano, abo bacu dukoma ubumwe, dutegetswe gukunda bose. Ariko niba tuzakunda bose nkanswe, noneho abo dukoma ubumwe, ni inshingano dufite duhabwa n'Imana kutirengagiza bene wacu. Ngaho mwe munyumva, reka twige uko twabana n'abantu bose amahoro, ariko cyane cyane abo bacu dukoma ubumwe. Muri iyi ngingo ndababwira utuntu tugera nko muri 5 ntari busesengure cyane, tujya dutuma abari abavandimwe bashwana, ntibakundane, bakahigana, ahubwo mu cyimbo cy'uko umwe abufasha kuri mugenzi we, aho agashaka icyamugusha hasi. Icya mbere ni ibyo Bibiliya yise imyandu. Icya kabiri ni urwikekwe. Icya gatatu ni amakuru make. Icya kane ni ukumva nabi ibyo bita uburenganzira. Icya nyuma ni ugutakubwa inshingano. Ibi ndabisesengura mvuga gato kugira ngo byumvikane neza. Ibi bita imyandu yenda ni ijambo ritamenyerewe, ariko reka tuvuge ngo ni imigabane y'ibyo abantu barazwe. Byanditse muri Luka igice cya 12 umurongo wa 13, igihe Yesu yabwirizaga iteraniro rimeze neza, abantu bafashijwe, ngo hari umuntu wamukunze, aramukunda, akunda imbaraga ze, akunda ijambo rye rifite ububasha, ariko ngo ibyo ngo biba iwabi muhira yari afite ikibazo cya mukuru we cyangwa murumuna we, wanze kumuha ku isambu se na nyina basize. Nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati, mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Nawe aramusubiza ati, wa mugabo we, ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Nawe unyumva, waba waragize ingorane bikakubaho cyangwa ntari byakubayeho, ongera kubita amaso hirya no hino hagukikije, urasanga imbaga nyamwinshi y'abavukanyi, nyirasenge n'umwisengeneza, se wabo n'uwabereye se wabo, umuntu na mukuru we cyangwa na murumuna we, nyina n'umwana, abantu bamiranye nabi, imanza ziri mu nkiko, nta kindi bapfuretse imyandu. Kugeza ubwo umuntu isambu ya 2 metero cyangwa ya santimetero 40 barayipfa, bimwe bikivangwamo n'ubujiji. Abazasoma agatabo ko kwakira inararibonye umugabane wa 2, harimo witwa Njiji, wavugaga ngo ari ukwanga agasuzuguro, ngo njya ntanga inka nkaburana inkoko. Ugasanga umuntu bimukanuje amaso, ya mirongo ivuga mu migani 22 rimwe ngo ineza, kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Iyo ntayiteho ngo amenye ngo uyu aho kugira ngo dupfa aka kantu gato, n'undi n'umwanjye yakajyana, n'undi arwaye mfite inshingano integeka kugurisha hegitari nkamuvuza, n'ubundi hari ikibazo kibaye mfite inshingano yagurisha 3 cyangwa 4 nkamutabara. Ubwo ari murumuna wanjye, ubwo ari mukuru wanjye, ubwo ari mama, n'ubundi byari no mu nshingano. Ibi ntabwo ari birebire, sindabigira birebire, ariko abantu namwe mu nyumva, abangana, abashwana, abataramukanya, abenshi byaturutse ku myandu. Yesu rero ikiburiya yari yagikemuye kare. Iyo bamuzanira ikibazo, ari Imana ishobora byose, ukabona aragitinya, yanze kugira ijambo akivugaho, ahubwo akavuga ngo mwitonde. Yarababwiye ngo, arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Aha nawe witonde, wirinde. Uwo murumuna wawe, nyoko, so wanyu, nyogosenge, umwisengeneza, niwe w'agaciro kuruta icyo muri gupfa. Rero imyandu abantu bajya bayipfa ikabashwanisha, ugasanga ubuzima bwabo bubaye ikindi. Nkiraha ndaza kubaha urugero rwa Bibiliya. Dufite Aburahamu nka sekuruza w'abizera,
nawe yigeze akubitana n'ikibazo kijya gusa n'iki, kuko nacyo cyari kiri kuburana isambu cyangwa se zari impaka zikomotse ku isambu. Ni Itangiriro 13 kubaza icyo gitekerezo. Aburahamu mu gice cya 12 ahamagawe n'Imana ngo ajye i Kanani, niwe wari uhamagawe. Iyo sambu y'i Kanani niwe wari uyihawe. Abonye ko atagira urubyaro, ntiyajyaga kugenda wenyine n'abagaragu gusa, afata umwana wa mukuru we Harani, ubwo ni Loti, aramujyana, yari umusore mutoya. Bagezeyo nk'umuntu mukuru amuha ku butunzi, ntiyamusondetse, yamuhaye bwinshi. Nuko amuha ubutunzi, ubwo ni inka, kandi amuha n'aho kuziragira. Ariko kuko musoma Bibiliya ngo igihe kigeze aho kuragira haba hato, kuko ubutunzi bwabo bwari bugwiriye, abashumba ba Aburahamu bashwana n'abashumba ba Loti. Ari nkanjye, ari nkawe, gukemura ikibazo byari byoroshye. Kwa rwumwe ngo naguhaye amatungo, nawe uragwije, ishakire nawe ubwawe bwatsi. Ndetse washaka ugashyiraho n'umugani ngo nubakira umusure sinishingimirizo yayo. Ariko Aburahamu, iyi murongo muwumve, abari gupfa imirima, abari gupfa igiti, abapfa isekuro, abavandimwe bajya bapfusa, ngo ajya kwa mama ngo akamuha umwase, ngo agiye ngo amuha urukwi, ngo kagasekuru ngo yarakamuhaye, ngo nakagashoka ngo niwe wakijyani, akantu kataguze 5,000, ugasanga ngo azakwiteho ngo niwe warunzeho ibintu, ari umuhoro yamuhaye. Ugasanga abakecuru batambutse basize imishwano mu miryango. Ngaho Aburahamu we ku murongo w'8 yaravuze ngo, Aburahamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya kuri njye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe, ndakwinginze tandukana nanjye. Nuhitamo kujya ibumoso, nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo, nanjye nzajya ibumoso. Loti arambura amaso, abona ikibaya cyose ku ruzi Yorodani cyose yuko kinese hose. Uwiteka atararimbura Isodomu n'i Gomora, icyo kibaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka yango by'Uwiteka nk'igihugu cya Egiputa. Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani, ajya iburasirazuba, baratandukana. Ariko niba mubyumvise, kabivuge mu mvugo yakumvwa na buri wese, Aburahamu yazanye isambu ye ayihereza Loti, aramubwira ngo yigabe kandi uhitemo. Ngo kuko yakemuye ikibazo cy'imishwano, ijambo rikomeye nirivuze ngo he kubaho intonganya hagati yanjye nawe, kandi turi abavandimwe. Ubwo mu byo Aburahamu yirinze, nawe unyumva usabwa kwirinda, ni ukubona ushwanye n'umuvandimwe, ukabona nturi kuramukanya n'umuvandimwe, ukabona nta bufasha wabona ku muvandimwe, ukabona nta buruhukiro wabona ku muvandimwe, ukabona ari kugutinya ntiyapfa kuvogera nk'uri kujya iwabo. Kugeza ubwo bamwe bashyizeho imigani mibi ngo inzu zigira imiryango, ngo ari iwe nanjye ndi iwanjye, ngo azariyo nanjye nzajya iwanjye, ngo nari kubabara ngo yaba ari bungaburira. Ugasanga umuntu ari kujya avuga amagambo mabi ya kidayimoni, kandi ayura yikururira uko bivuze akabari ko biba. Ariko Aburahamu aravuga ngo he kubaho intonganya hagati yanjye nawe, kandi turi abavandimwe. Ubwo icyo yangaga ni ukubona haba urwango hagati ye n'umuvandimwe. Nawe bigira intego, igiciro byagusaba icyo ari cyo cyose. Nuko aragira ngo isambu ntiri imbere yacu, narayihawe n'iyanjye, yigiye muyigabe. Numara kuyigaba uhitemo. Ibyo ntibibaho, nawe ujye nka nyirayo. Loti nawe ngo yari afite kwikunda muri we, isambu arayigaba, ntiyanasatura ngo wenda agasozi n'akabandi bose bafateho, ahubwo arayikeba intambike. Abwira se wabo ngo ndatwara akabande nawe ujyana agasi. Niko byagenze, ngo atwara hasa na Edeni arahajyana, n'undi asigara iyo hatameze neza. Arahatura, aranakungahara. Ariko icyantangaje nk'ikimenyetso cy'uko Aburahamu nta kangononwa yasigaranye, nuko bidatinze iriya Sodomo yaje guterwa, Loti n'umuryango we baranyagwa, barajyanwa. Aburahamu agahinda karamwica, agaba ingabo ze 300 yari afite zigishijwe kurwana, yaruhutse yongeye gusubiza agatima mu nda, ari uko abonye agaruye umuhungu wa mukuru we. Ntabwo yavuze ngaho ngo avuge ngo yingwe Imana iragihanye n'ubundi cyahatwaye, ntabwo ibyo yabivuze. Nta kintu yari afite ku mutima, ahubwo kubana n'umuvandimwe yari yarabigize intego.
yahomba icyo ari cyo cyose. Ndabisubiramo n'imigani 22, kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi kandi gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Yajyaga guhomba icyo ari cyo cyose ariko akabana n'umuvandimwe. Wewe nyumva nta muvandimwe murakaranije, umuvandimwe wa bugufi ku buryo n'ababareba babaseka bagifite ubwenge, ukabona murashwanye mwarapfuye igiti, umwungo, umuko, isekuro, mukaba mutaramukanya mwarapfuye ikintu cy'ubusa, kandi niyo cyaba ari icy'agaciro n'undi se yagize ikibazo kushinzwe kugitanga ngo mukemurire ikibazo, ubwo ukumva ari ibyo gupfa bikaba byabashwanisha. Nuko Aburahamu akemura ikibazo atyo. Mu mwuka w'abahanuzi bari kuvuga ibya Aburahamu naratangaye, kandi harimo isomo nge nawe twakuramo. Ni abakurambere n'abahanuzi, urupapuro rw'132 mu Cyongereza, bavuze uko Aburahamu yaje gutura i Kanani, arahakungaharira. Loti yari aturanye nawe, nuko bagera i Beteli bahabamba amahema yabo. Hepfo aho nshaka, they soon found that increased possessions brought increased trouble. Ibi nabyo mu byumve birimo n'incyuro, ngo bidatinze ngo baza gusanga uko ubutunzi bwiyongeraga ariko bwongeraga ibibazo. Uko ubutunzi bwiyongeraga hagati yabo niko bwagiye bwongera ibibazo. In the midst of hardships and trials, they had dwelt together in harmony. Igihe bari bafite ibirushya, bafite ibibababaza, bakiri mu bukene n'ibigeragezo, babanye neza. But in their prosperity, there was danger of strife between them. Ariko ubwo baramaze kugubwa neza no kudamarara, hahise havuka akaga hagati yabo ko kudahuza no kuryana. Kandi ko kabenshi bapfa ibyo bafite nyine, abatagira icyo bagira se bapfa iki. Nuko the pasturage was not sufficient for the flock and herd of both. Urwo rwuri ntabwo rwabakwiye, bitewe nuko amashyo n'imikumbi byabo byari byinshi. And the frequent dispute among the headsmen were brought for settlement to their masters. Nuko intonganya z'urudaca z'abashumba b'imikumbi yabo zatumaga uyu mugabo n'umuhungu wabo bahora bicazwa no kuzikemura. It was evident that they must separate. Biza kugaragara noneho kwa aho bigeze bagomba gutandukana. Aho bigeze kugira ngo badashwana bagombaga gutandukana. Noneho ibintu ngiye gusoma bine, unyumva wese nabikurikirane, birahita biguha inshingano. Abraham was Lot's senior in years. Aburahamu yari mukuru mu myaka kuruta Loti. Ubwo iyo uri mukuru utega amatwi wumva icyo ugomba gukora. Aburahamu mu myaka yari mukuru kuruta Loti, and his superior in relation. Kandi no mu muryango yari mukuru, kuko yari se wabo undi ari umuhungu wabo. Icyo ni icya kabiri. In wealth, mu bukire yamurushaga ubukungu. And in position, no mu myanya y'ubuyobozi yari we mutware. Ubwo ibi bintu uko ari bine wowe unyumva byumve. Kuba Aburahamu yari we mukuru uruta Loti mu myaka, mu muryango akaba yari mukuru kuko yari se wabo, mu butunzi akaba yari umukire kumurusha, mu miyoborere akaba yari umutware undi ari mu baciye bugufi. Yet he was the first to propose plans for preserving peace. Ariko ntibyamubujije gufata iya mbere, akaba ari ugiye gushyiraho intambwe zizana amahoro. Abakuru bubu mu miryango yavuze ati ninjye mukuru, kwanza murankebera, murampa kabukuru, induru zikavuga. Ariko Aburahamu aravuze ngo kuba ndi mukuru mu myaka, kuba ndi mukuru mu muryango, kuba ndi mukuru mu bukungu, kuba ndi mukuru ndi umutware, ibi bimpaye inshingano yo gufata iya mbere mu gushaka amahoro. Ubwo iya mbere yafashe mwayumvise, nuko yavuze ngo ngaho mwana we ngwino gaba isambu nurangiza uhitemo.
Although the whole land had been given him by God himself, he cautiously waived this right. Kabone n'ubwo iyo sambu yose ijuru Imana ubwayo niyo yari yarayimwihereye, ariko kubwo kwikundirizwa no guca bugufi yazibukiye icyari uburenganzira bwe. Arangije areka umuhungu wa mwene nyina aragaba kandi ahitamo. Noneho hepfo ndataruka, here the noble and selfish spirit of Abraham was displayed. Ahangaha imico myiza, umutima wo kutikunda no kutikubira wa Abraham warahagaragariye. How many under similar circumstances would at all hazard cling to their individual right and preferences? Mbega ukuntu abantu benshi iyo bakubitanye n'ikibazo nk'iki, ko bitewe no kwikunda no kwikubiraho baburanira uburenganzira bwabo, bazaga bati ninjye mukuru, mahegitari ni 10 turi babiri, ntabwo arajyana 5 ngo njyana 5, ubukuru bwabo bumaze iki, atwara 3 ndatwara 7. Gasanga mbese ubwo bukuru nibwo agiye gukoresha cinyiza abandi. How many households have thus been rent aside? Mbese ni ingozi y'ingahe, ni imiryango ingana iki yashwanyutse bitewe no kutamenya ubu bugiro bwa Aburahamu. How many churches have been divided, making the cause of truth a byword and a reproach among the wicked? Na amatorero angana iki bitewe no kutagira ubu bugiro bwa Aburahamu, yacitsemo ibicara sandagurika, nuko biteza isoni, byangiriza umurimo w'Imana imbere y'amaso y'ababi. Bana b'Imana muteze amatwi, murabimwumvise uburyo n'ubugiro Aburahamu yakoresheje kugira ngo mbese ibi bintu bine: kuba mukuru mu myaka, kuba mukuru mu muryango, kuba mukuru mu bukungu, kuba mukuru mu mwanya w'ubuyobozi, ibyo byahise bimuha inshingano yo kurambika. Niwe wagombaga gusesa akarambika hasi akabati ngaha abashaka amahoro mu yashyikiri. Niko na Bibiliya yivuze, ni mu rwa mbere rwa Petero igice ni cya 3 umurongo wa 10, kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo bwe no kubona iminsi myiza abuza ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi, akora ibyiza, ashaka amahoro, ayakurikire kugira ngo ayashyikire. Amahoro arashakwa, ntabwo ari ahagaragara. Niyo yageze haragenda ukayirukankaho, shaka amahoro uyakurikire kugira ngo ayashyikire. Hari igihe aboneka ari uko ibyawe bitanzwe, hari igihe aboneka ari uko mubigabanye, hari igihe aboneka ari uko umuhaye ukamuha byinshi ugeranije n'ibyo yarakwiye guhabwa, hari igihe aboneka ari uko agucokoje akakwiyenza 3 cyangwa 4 5 aho kurakara ugaseka, hari igihe aboneka ari uko akwigaragayeho uko ashaka nawe ukamuha umudendezo. Barayakurikira kandi abari kwiruka cyane ariko bagatuza bayashyikiriye. Bana b'Imana, ibi mu byumve ko turasabwa kugira urukundo, ariko cyane cyane aba bavandimwe ukabigira intego ko nta mpamvu nimwe, nta kigeragezo, nta gishuko, nta gihemu cyatuma ushwana n'abavandimwe. Icyo wari cyo mu maso yabo ukagitakubwa, uba wayobye. Ngaho imyando reka twe kuyitindaho, ariko n'urwikekwe narwo rujya rutuma abantu bashwana. Rwikekwe mu miryango myinshi, cyane cyane mu giturage aho abantu batuye, iyi ndwara yose yananiranye, kavuza bikango bibaye uburozi. Nubwo nabo nabwo bubaho, kuko Bibiliya bivuze ngo abarozi, ngo hanze hazayunga n'abarozi. Bibiliya bivuze ari uko izi ko bariho, kandi ni babi. N'ububi bwabo si uko yenda bica gusa, ahubwo bica imitima, bigatuma abantu bagira urwo rwikekwe. Uru rwikekwe gukekana amababa, abantu wababonye 2 3 bagendana bati uriya mugore wanjye n'uriya mugabo ibyabo ntabwo bimeze neza. Kubona umuntu wasize ku iduka ugasanga ntabwo byungutse nk'uko byungutse ejo, kandi iminsi ndihwana, ngo wabona ngo uyu muntu asigaye anyiba. Mbese urwikekwe mu kazi, urwikekwe hagati y'umugabo n'umugore, urwikekwe hagati y'abaturanyi, narwo rujya rutuma amahoro aba make.
abantu ntibakundane, bakabana batabanye neza. Noneho rero ni iby'ukuri ko umuntu wapfusha umwana, agapfusha imfura, agapfusha ubuheta azize uburozi, ako gahinda ni kenshi, ariko kanangana n'uwo babeshyera ngo yamwishe ataramukozeho, nawe abababaye. Mbese nawe bitekereze uko uhagaze, uko wiyize, uko ntacyo wikeka. Inkumi ya naka cyangwa umusore wa naka birebe yapfuye, inkuru ziri gusirikira ngo ni weho wamwishe, nta ruhare wabigizemo, nta n'ibyo uzi utaranabyigeze. Uwapfushije agahinda agira n'uwo bageretseho kwica atisha agahinda agira, burya birangana. Ibyo bijya bituma abantu bagira ibikomere, bavuga ati tuzongera kuramukanya ingurube yarebye hejuru, tibi birakabije, uzi izina yansize. Urwikekwe niyo mpamvu itegeko rya 9 rira rivuga ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ngo hejuru yo kutubuza kubeshya ngo tubeshyere abantu tubavugeho ibinyoma, ngo rinatubuza kuvuga inkuru tutazi neza. Inkuru utazi neza uraceceka, ibyo Imana ikazaba ariyo izanzura ku kibazo nk'icyo ngicyo. Nyabuna wowe nyumva, murahirwe hatazagira uwo mushwana mupfuye urwikekwe nta makuru bifitiye. Noneho habaho n'amakuru make najya atuma abantu bashwana. Ibi byose sindi bubisobanure cyane. Ibyitwa uburenganzira bigiye bituma abantu bashwana, aho ndahavuga gato. Ibi byitwa uburenganzira mu isi burimo, hari uburenganzira bw'abajyamana bahuje ibitsina, hari uburenganzira bw'abana, hari uburenganzira bw'abagore, hari ibintu byitwa uburenganzira. Kuko ijambo rijemo ngo uburenganzira riba ririmo umutego ukomeye. Ufite uburenganzira ntabwo asaba, ntaca bugufi, ntacyo yikanga, ibyo akora bikora yemye, bitewe n'uko mu mutima atunze ko abifitiye uburenganzira. Kandi niba mwamaze kubyumva, kugira ngo umuntu n'undi babane amahoro, ntabwo hakora uburenganzira. Hariho kwikundirizwa, hariho guca bugufi, hariho koroha. Mbese nidusomye Aburahamu, isambu ye yahawe n'Imana, iyo yari afitiye uburenganzira, ntimonye ko azibukiriye, ahubwo akavuga ati yigabe kandi uhitemo. Ikitabaho kuko mu buzima busanzwe uwagabye burya ntabwo ari wihitamo. Niyo baguhaye ikizamini ngo gaba baragura ati ubwo ari wowe bipasuye, reka abandi babanze bahitemo. Banga ko hari ukwikunda waba wagize, uri kubikeba, uri kubisatura, ariko ubwo burenganzira burahamara buzibukira. Rero iyo haje uburenganzira, bujya bwangiriza kuko umuntu wari ufite inshingano zo kubahwa nk'umutware, umuntu wari ufite inshingano zo gukundwa nk'umugore, iyo bijemo ngo turareshya, ngo nta kundi, oya, Bibiliya igutegeka kumukunda nk'uko Kristo akunda itorero akaryitangira. Bibiliya imutegeka kuganduka nk'uko itorero rigandukira Kristo. Iyo ni Bibiliya. Ariko iyo utangiye kuvuga ngo turareshya, turangana, wavuga iki weho nkawe, nkoraho zikurye, ibyo biba byapfuye. Ibi nabyo bijya bishwanisha abantu, bigateza n'izindi ngorane nyinshi. Ndaravuga aka kanya mu muryango, biteza ingorane mu bukungu kuko bamwe ntibahuza inama bitewe no kumva nawe ukaze. Biteza ingorane mu burezi kuko abakobwa bawe babona ushihura se, abahungu bawe bakabona ukuntu uri gushihura nyina. Ubwo ibyo nabyo biba bizagira ingaruka mu buzima bwabo. Biteza ingorane mu mahoro y'umutima kuko uwavuye iwabo aje gusanga, aje kukuruhukiraho, agasanga uri inyamaswa ukiryana. Uwo wazanye nawe ushaka kumuruhukiraho akaza ari nk'undi mugabo mureshya, mungana, mugomba gukora kimwe kandi bimwe n'umwanya umwe n'igihe ashakiye, amahoro aba make. Ibi nabyo bijya bishwanisha imiryango. Uburenganzira nabwo bujya bushwanisha imiryango. Gutakubwa inshingano nabyo bishwanisha imiryango, yaba ku bana. Umwana ashinzwe kwita ku babyeyi, aho ndahatinda. Ni itegeko rya 5, ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Iri tegeko rifite byinshi. Buri wese ufite umubyeyi, yaba umwana muto cyangwa umusaza ukigira nyina na se, ashinzwe ibintu 4. Icya mbere, agomba kuborohereza imitwaro yo mu buzima. Icya kabiri, agomba kwita ku cyubahiro cyabo.
icya gatatu agomba kuba azengurutse umurunga w'urukundo, icya kane agomba kubabera inkingi n'umuhumuriza bageze mu zabukuru. Ngibyo ibintu agomba gukora. Kuri ibi ntabwo tubikora nko kubikora gusa kuko twarazwe ubupfura, ahubwo ni n'itegeko. Ni itegeko, Imigani 23:22, umvira so wakubyaye kandi ntugahinyure nyoko ageze mu zabukuru, gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. So w'umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. So na nyoko bishime, kandi utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Mu Efeso 6:1 haranditse ngo bana mwumvira ababyeyi banyu mu mwami, iri ni ryo tegeko ryonyine mu mategeko 10 ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro kandi uramire mu isi. Ni ukuvuga ngo mu bituma abantu bapfa bakenyutse harimo gusuzugura ababyeyi babo. Mu bituma abantu barama harimo kumvira ababyeyi babo. Rero weho unyumva, ababyeyi ubafite mu nshingano ko ugomba kubitaho. Umugabo wawe umufite mu nshingano ko ugomba kumugandukira. Umugore wawe ni inshingano mvajuru ko ugomba kumukunda nk'uko Kristo akunda itorero. Umuturanyi ni inshingano ko Bibiliya yarakubwiye ngo umuturanyi wa bugufi akurutira umuvandimwe utuye kure. Ugomba kwishima yungutse, ugomba kurinda ibye nk'urinda ibyawe. Yakaba mubi ntabwo azatunga inka, nakwima amata y'ubuntu uzayagurira hafi, nataguha ifumbire y'ubuntu uzayigurira hafi, niyanga nuko kuyikugurisha, iyo amazi azatembana mu murima we kuko agutuye ruguru, izaza no mu kwawe. Ni mwiza, agufitiye akamaro, abishaka cyangwa atabishaka. Kumukunda ukirinda impamvu yabateranya ubifite nk'inshingano. Ni inshingano k'umukuru yita ku batoya, ni inshingano k'umuto yubaha abakuru. Iyo rero abantu batakubwa inshingano zabo, nabyo bijya bituma abantu babana nabi. Rero bana b'Imana mu nyumva, tubifite mu nshingano, turabitegekwa, maze umuntu akabana neza na mugenzi we. Mu Baheburayo 13:1 harimo ijambo rivuze ngo Abaheburayo 13:1, mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Uyu murongo by'umwihariko ndavuga ngendereye ku bavandimwe nyine, ku basengana baba b'umubiri cyangwa b'umwuka, nk'uko binanditse no muri Petero ya mbere mu biranga ingeso za gikirisito. Ni Petero ya 2 igice cya 2 umurongo wa 5, aho bavuze ngo ibyo ari byo bituma mugira umwete wose kwizera mukongeraho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongeraho kwirinda, kwirinda mukongeraho kwihangana, kwihangana mukongeraho kubaha Imana, kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Izi nkundo yenda kubazizi, gukunda bene data byo bita filosi, nubwo hariho n'urukundo byo bita agape, ariko ni inshingano ko dukunda bene data. Ndetse n'ijuru riri kudutegeka gukundana, riravuze ngo mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Bana b'Imana, ibintu byaricuritse. Buriya biravuze ngo abantu bari bahawe abandi hw'icyitegererezo, ku buryo wakwigisha umuntu ngo jya ukundana nka, bari bahawe gukundana nk'abavandimwe. Ubwo Imana yagennye ko abavandimwe bakundana. Mbese umuvandimwe ntabyo yakora ngo umuti, kuko ni umuvandimwe. Nubwo kuri ubu bitewe n'imperuka, murumuna wawe, mukuru wawe bamuteye ingoyi bamujyanye, abenshi baravuga ati nibagitware yenda irasambu tuzakwigwa, wagira ngo kizapfireyo nako tuzakagabane tukongere ku kacu. Ariko iyo ni imperuka. Naho abavandimwe bagombaga gukundana ku buryo mutarya, mutanywa, mutarakiye muri dosiye ye, ku buryo mwatanga n'ibyo mufite byose, ku buryo mwanakwitambika, ariko umuvandimwe ntahungabane. Noneho twabihaweho inshingano, abavandimwe dusengana, abavandimwe tuvukana. Bibiliya iravuze ngo mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Iyo umwandagaza umuvuga ibibi, iyo umugirira igomwa ukamuhombya, ni wowe ubuhomba.
ibyo bibi bimugeraho nawe bikakugeraho, kuko izina rye wanduza kandi musangiye amaraso, nawe iryawe riba rizandura. Si ubundira urazi ngo hari ishema biteye kuba ufite nka mukuru wawe ari we bavuga ngo usambanye utwana ngo tw'imyaka 2-3, uzi ngo hari ishema biteye ku buryo wagenda mu nzira uri kuvuga uti buriya ntabwo munzi kandi buriya ninjye mukuru wa mugabo ufata utwana. Ibyo ntabwo wabivuga. Bitera ishema iyo afite imico myiza, izina rye ryubakitse, iyo yemewe muri sosiyete, iyo hari icyo amariye abandi, nawe uracyitirirwa nubwo waba uri uwo mu muryango wa kure, ukamwihetsa ukavuga ati uriya ni mwene data, nyina ni nyirakuru wa nyirakuru wa nyirakuruza, ugashaka uko umwicomekaho kuko izina rye ryubakitse neza. Ngaho nawe ibaze igihe uzaba umaze kumusebya, kumwangiriza izina, kumwandagaza. Niyo mpamvu birivuze ngo mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Umuvandimwe akugiraho ingaruka ubishaka cyangwa utabishaka. Umuvandimwe iyo aguwe neza, nubwo ataguha ngo akore materura guhereze, nawe ubuguwe neza, kuko yiba, afunguza, yambura, abeshya, ntibyazabura kukugiraho ingaruka. Rero reka kuri iyi ngingo Aburahamu tube tumuretse, ariko tuze no mu miryango y'iwacu. Ni ukuri turasabwa kuhaba amahoro. Mu gatabo kitwa Akiri Inararibonye, umugabane wako wa 2, hari umuntu urimo unejeje, yavuze ibintu yashimiye umugabo we. Namwe ni mu byumva murasanga yaramushimiye ibintu byiza cyane. Ngaho reka nsome uwo muntu, ari ku rupapuro rwa 39. Ni ishimwe ry'umugore ushimira umugabo. Ku bazasoma aka gatabo ngo byari bikomotse kuba abantu benshi muri iyi minsi ngo bakunda gutakaza igihe n'ibyabo n'umwanya ku bapfuye, ngo amagambo menshi yo kogeza, kurata no gutaka bakayavugira imbere y'ababyeyi babo, abavandimwe babo, ariko bapfuye mu buzima busanzwe ataramuhaye igihe cyangwa ngo ayo magambo yamuvuge. Noneho uyu mugore we rero abibonye aravuga ati reka nshimire umugabo wanjye akiriho. Ariko icyo nshaka murakurikirana ibyo yamushimiye ni ibirakwereka ko bari babanye neza. Uyu mugabo yakundaga umugore we kandi n'umugore we akamwumvira. Ngaho haranditse ngo umutware wanjye nkunda bose, njyewe umufasha wawe nyiramwiza, nifuje kukubwirira muri iyi nyandiko ko nanyuzwe. Nanze kuba nk'abubu bazaba ari indashima. Timoteyo 2:3. Bivugiye ahabona. Nifuza ko n'iyi nyandiko wazayita ntacyo bitwaye n'abandi bakayitora, bakayisoma bakamenya ko hari abagabo beza babimenyeye ku buhamya ngo utangiye, kandi ko aba bana nabo bagomba gushyira ijwi hejuru nyuma yo gushima Imana, nabo bakabashimira. Abo babereye ku isonga, ndagushimiye. Nagusanze mvuye iwacu hakennye, ndinjiji mu gihe mwe mwari mwifite kandi muhumutse. Ku ikubitiro impamvu zajyaga gutuma tunyuranya zarengaga 1000. Ntiwanseka, ntiwangaya, ahubwo uranzamura, ndajijuka kandi ndaruhuka. Narwaye igihe kirekire, urihangana undera nk'umwana ukunzwe. Narahemukaga nkangiriza, ugatuza ntubyiteho. Ngushimiye ubwenge bwinshi wahawe na Rurema, bugutera kumenya uwacumuye abitewe n'ubujiji, aho avuka cyangwa aho yarerewe, abitewe n'agahinda cyangwa umuruho. Iyo uba utabizi najyaga guhangayika. Wari uzi kuyungurura inama uhabwa, kuko iyo bitaba bityo inama za mabukwe bateranya, iza bashiki bawe nterenganya na kidamage, iza bene nyoko bijagari na gasabaganya, zose zari zo kudutanya. Kandi batangaga impamvu zijya gusa n'ukuri, ariko zigasanga warize kudakubitira imbwa gusutama ngo utazimara. Nibizi mvugo nubwo zisobetse muzumvise, uyu mugore nawe ari gutangara kabati uyu mugabo ameze ati, inama za mabukwe bateranya, inama za bashiki be nterenganya,
inama za kurube barumuna be babijagari na bagasabaganya ngo zose zari zo kudutanya. Kakagore kirukane yende niko bazaga bavuga, ni wakwanze wabo ni kuri zana uwo hafi tugire ba mwana hafi. Kaza bati dore ntiyanize ninjije nta nubwo ari sinamuremure ni kagufi. Bari bafite inama ngo kandi ngo bose batangaga impamvu zijya gusa n'ukuri. Nuko ngo zisanga uyu mugabo ngo yarize wa mugari bavuga ngo kubitingwa gusutama arazimara. Uwe ngo yari yarize kutazikubitira gusutama ngo atazimara. Ngiye n'abana twabyaranye watwitayeho utaretse nabo dukoma ubumwe, wakunze bose nk'uko izina ryawe riri. Umugabo yitwa Nkunda bose. Mu rugamba rw'ubuzima niho wabaye umugabo gusa, ahubwo wabaye n'umugabo uziye imbere. Waherereye ahavunanye uriyima ngo duhage, wiyicisha imbeho turasusuruka. Icyandenze muri byose ni uburyo wanyigishije gukunda biwanyu banyangaga bose, untoza kubagirira neza, bisoza bose bambereye inshuti. Kandi iyo nzira nge sinayibonaga, najyaga guhangana nabo kandi sinari gutera kabiri. Kubw'ibyo rero, kubw'ibyo byose rero mutware wanjye, hamwe n'ibindi bibitswe ku mutima, naranyuzwe ndagushimiye. Uyu muntu yarazi kubana neza, ngo akagera amenya abacumuye babitewe n'ubujiji. Ibyo ntabyiteho, ntanjije ibiryozwa. Ngo akamenya abacumuye babitewe n'umuruho. Ibyo nabyo ntabyiteho, yari yarushye. Abakorinto ba mbere 13 ahavuga urukundo ngo rudatekereza ikibi ku bandi. Impamvu z'abahemutse ukazihorana hafi, kuki uyu yatinze buri imvura yaguye arugama. Ukajya uhora ushaka impamvu ko batinze guteka, buriya bishobora kuba bacikaniwe, cyahari igihe n'ihene yari yacitse bakayirukaho umwanya munini. Yewe mugabo nyumva aho mu muryango wituma bawe bakwita kiryana, ngo bajye baguhunga biganye kubana nawe, winjira basohoka usohoke binjira, uzababayeho nabi kandi uzasoza nabi. Ujye ushaka impamvu nziza z'ibitagenze neza mu muryango wawe. Kuki amategeko natanze atumviwe yose? Hita ushaka impamvu. Hari igihe n'inkono n'isafuriya yamenetse baba babitinzemo, nuko batinda kumesera imyenda. Jya ushaka impamvu nziza y'ibitagenze neza mu muryango wawe. Uyu mugabo yari abizi rero, umugore abirebye biramutangaza, nuko nawe aramushimira. Ngaho turasabwa kubana neza, umuntu akabana neza nabe kwanza abo mu muryango, cyane ko kubasoma ibitabo mu bihamya by'itora umuzingo wa 5 urupapuro rw'161 haranditse ngo ikigaragaza ngo iyobokamana tugaragaza ku ruhimbi tubwiriza, ntabwo ari iyobokamana igaragaza imico yacu nk'iyobokamana tugaragariza mu muryango. Ngo umugore w'umugabura, abana be, abakozi akoresha imuhira, ngo nibo ba mbere bashobora kwerekana kwera n'ubutungane bye. Rero bana b'Imana, birakwiye ngo tube abantu bavana n'abandi bose amahoro. Ndetse niba hari n'ibyagucitse bikaba bitaragenze neza, urasabwa kubigarura ushoye. Uzasoma Itangiriro 32 igitekerezo cya Yakobo ubwo yari ahunze mukuru we Esawu bitewe nuko yamuriganije akanamwiba. Igihe cyarageze arahunguka aratahuka, ariko kuko iyo yaragiye yabonaga yarahemutseyo, hari icyo yakoze muzagisome. Ngo ubutunzi yari yararuhiye mu myaka 20 bwose, ngo avuga bimigwi, intama 10, ihene 10, indogobe 10, inka 10, bimasa bihinga, akabyohereza imbere, ngo akabashyiraho umwana n'umugaragu n'umwe mu bagore bese, akavuga ati mugende nimuhura na Esawu. Yarabizi ko ari kuza ngo aze kumwica. Mubwire ngo umugaragu wawe Yakobo ngira itura guhaye, ngo nawe ari inyuma, ngo akugirireho umugisha n'ibindi ibyo yaruhiye byose abigira itura tuye Esawu, ngo bumvikane. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Nicyo yashakaga kugira ngo bumvikane. Bibiliya iravuze ngo kuko yibwiye ngo yenda ndamwuruza impano zingiye imbere, yenda hari nitubonana aranyemera. Kandi bana b'Imana, kubana neza
n'abandi ntabwo tuvanamo inyungu z'uko tugubwa neza ku isi gusa, n'undi se utabanye neza n'abandi azajya mu ijuru ryandi. Kuko niba udakunda bagenzi bawe muturanye muziranye, ntabwo washobora kuzabana n'Imana utabona utarora. Mu ntambara ikomeye y'Igifaransa 338 bendeye ku gitekerezo cya Yakobo icyo mbabwiye, kugeza ubwo ibye byose yabitanze, kandi koko isezerano ry'Imana ryarasohoye. Riba mu Migani 16 umurongo wa 7 avuze ngo y'imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, ngo Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe. Imana iryo sezerano yari imusohoreje, ngo kuko Esawu yarinze agera muri metero 20 imbere ye, umugamba ari ukumwica, n'ingabo ze zambaye zifite intwaro zije kumwica 400. Nuko ngo akimubona iryo sezerano ry'Imana rirasohora, intwaro ajugunya hasi, kumubona nk'umubisha biba birahindutse, ahubwo amubonamo murumuna we yari yarabuze imyaka 20 yose. Ngo araguruka aramuhobera, ijosi kurindi, ngo bararira. Ubwo urumva abandi basirikare rero bo ntacyo bajyaga gukora, babonye umuntu na mwene nyina bari kurira ari urukumbuzi. Nuko kuri Yakobo isezerano rirasohora. Mbese nawe imigenzereze yawe iri kunezeza Uwiteka, ku buryo uri gufata n'ibyo utunze ukabitangaho impongano, kuba wahemukiye, kuba wangiririje, kuba mwabanye nabi kandi ubigizemo uruhare. Ngaho muri iki gitabo baravuga ngo twegereje igihe cy'akaga, le peuple de Dieu devra faire également tout ce qui a son pouvoir pour gagner les bonnes grâces du public. Ubwoko bw'Imana buzaba bugomba gukora nka Yakobo kugira ngo bwireherezeho rubanda kandi bwemegwe na rubanda, pour désarmer les préjugés et détourner les dangers qui menacent la liberté de conscience. Ngo kuko ngo ibyo bizoroshya uburibwe n'ubusharire bw'akarengane kazatubyukirizwa kagambire kugwabiza umutima nama mu bijyanye no kwizera. Bana b'Imana, kubana n'abandi amahoro tubifite nk'inshingano. Kuba cyane abo dukoma ubumwe ni itegeko, ntiwirengagize bene wanyu. Uzabahe barye, uzabahe banywe, uzubake nini bacumbikemo, uzabatize bahinge, uzabihanganire bahemutse, gihora ushaka impamvu nziza z'ibihemu bakugiriye, kandi ujye uhora woroha uce bugufi kugira ngo bagushyikire, bakwegere, bakuboneho ubufasha, nuko ubana amahoro n'abantu bose. Ngaho nerekera ajya gusoza mu gitabo intekerezo imico n'ubumuntu cya kabiri, ni urupapuro rwa 322 mu Cyongereza, 346 ku bafite iki Kinyarwanda. Harimo ijambo rivuze ngo abantu bihugiraho bakaba banyamwigendaho, abantu usanga badashaka kwegerwa ngo bahesha abandi umugisha binyuze mu musabano wa gicuti, bene abo bahomba imigisha myinshi, kuko gusabana n'abandi bitunganya intekerezo zikabonera. Kubwo guhura n'abandi umenyana nabo, mukarema ubucuti bubyara guhuza imitima ndetse n'umwuka w'urukundo, kuko ari byo bishimwa kandi binezeza mu maso y'ijuru. Shaka uko usabana n'abandi, ubabera inshuti, ube nka Yobu wavugaga ngo yajyaga asabana nabo, ngo bagahuza urugwiro, ngo aseka. Ngaho bana b'Imana, ibi murasabwa kubana neza ku itorero, murasabwa kubana neza mu muryango, murasabwa kubana neza umuntu n'umuturanyi we, murasabwa kubana neza ku itorero ukumva abandi, aho ku itorero aho musengera ukabatekerezaho ibyiza. N'Abakorinto ba mbere 13, ntukajye utekereza ikibi ku bandi. Urasabwa kubana n'abandi ukishyira mu mwanya wabo. Ni Matayo 7:12, nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira aba ari byo mubagirira namwe, kuko niyo mategeko n'ibyahanuwe. Urasabwa kubana n'abandi aho mu muryango, ukumva ko ari cyo ubereyemo, ngo bakurushye bakuvune. Ni Imigani 17:17, inshuti zikundana ibihe byose, kandi icyo umuvandimwe avukira ni ugukura abandi mu makuba. Urasabwa kubana n'abandi neza
ukaborohera, ugaca bugufi ku kazi. Mbese umwana w'Imana, rya jambo rivuze ngo muri umucyo, muri umunyu w'isi, muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, ni ikimana yagushyiriye ku isi ngo uyiheshe icyubahiro. Yesaya 43:7, abantu bakuruhukireho, barye iwawe, banywe iwawe, mbese baturane n'umuntu bazi ngo uyu we nubwo waba ucitswe ukamuhemukira ni uw'Imana, yize kubana n'abandi amahoro. Ngaho mwese muteze amatwi muri insanganyamatsiko, nimureke Imana y'amahoro nayibane natwe. Noneho nibana natwe izadutera gukunda no gukora ibyo yishimira, natwe tubane n'abandi bose amahoro. Imana ibiduhe nk'impano mu izina rya Yesu, amen.